se yiga yo muri iki gihe we ntabwo bizi icya mbere ni kashi nabonye utankunda mbona hari abakobwa benshi bakwirukaho bitamo kugushikisha ifaranga no kuba warabuze ubuzima ntabwo amafaranga wabuze amafaranga arahari konti iruzuye ntabyo ufite ihangano zawe n'ubwihangane ariko wagakwiye kumenya ko umukozi afite akazi ashinzwe ntagashinzwe kumusasira shishwa ahangaha nk'abagore babiri mu rugo umuryango waguha akazi ariko akazi nikaguha umuryango rero ndabikubwiye nk'inararibonye Maganza amenye ko mwite nyire nawe urabyumva isa nyirukana wiki ngambaze wakari kese wakariyeho zabizira ubu abamotari si muri abantu arakwisha ubu arakwisha rero Papa Ganza karibu karibu kwa meza shiri mama Ganza karame ko mbona hari ibintu birimo bipfafana hano mu rugo buriya ntidukwiye gushaka uburyo twabona umukozi umukozi mugabo mwiza ibyo bintu nabitekerejeho mbona atari ngombwa guhita mbikubwira ariko umukozi wo mu rugo arakenewe ni umukozi w'umukobwa kwiye kwita ku mwana urabona bagiye mu kazi nanjye nagiye mu kazi ubwo rero arakenewe kubera ko niwe wakwita ku isuku yo mu rugo akita no ku mwana ikibazo cy'uburyo uri mubona nyine ubwo wiyaranje hari umudamu tuziranye mu cyaro niwe uri bumufashe kugira ngo tubone uwo mukozi amagaza Urabashanga neza uraho neza kuri meza neza amakuru ni meza namese uri kujya heza ngiye mu kazi yewe nanjye nkagiyemo kandi ndabona nakererewe twihute yego murakoze cyane turaza gusubira sawa sawa sikubwije wa musaza shawa ko kandi nazi maze nisho nawe ntari gusa ngiye byarangiye nuko atarangarurira serivisi n'agusaba natugire batugende ndabona nabuze aho kubagarurira amaye igihumbi n'igabanya Okay, fata hapo nikaeze. Amna mzee atakunja. No sasa kama matano ndio. Sure. Okay.
ufite witwa nde mu rugo barahari rero uraho amakuru yawe niwe mukozi bari bohereje yego ni njyewe iyo ndi mama Ganza uyu ni papa Ganza uyu ni Ganza umwana wacu zana igikapu cyawe tukabikire twereka naho ugomba kujya urara yego murakoze Bitese amakuru ko tuburanye se okay shaka kumbuye mwana sha nanjye nuko tuburanye byari se sha muri no bisi nuko nabikubwiye mfite akazi kenshi sinari nzakubwira nanjye ndabikeneye sawa turi kumwe wow tugeze ahangaha tugiye ahantu hanini tuyo Yego. umusatsi ni yabera mbona imeze neza Yanjye. urafite urafite byatari cyane ahantu kuvuga ngo tugomba kuganira turi kuhagera ntabwo kwimenyetso by'amajwi y'inyoni gatangiye kumutende kubyumva Wow. shati nziza byatari are you ready witeguye neza gute Ndumva nishimye cyane. sure zene bagukumbuye bakumbuye kandi turi kumwe Kandi ndagukumbuye. ntabwo mbeshya nawe binyereke nakubyerekane ko undi umuntu okay so maze tumika tugira ukankamo so reka tugende tukagera ngaho turembe tuzadusanga mu nzira okay yeah sa neza ariko amfite kirano urabona gute se Ahantu heza. Hatuje. Hari akayaga. Mbese utuma umutwe. bisa cyane ya nyine urabizi ko iteka byose ntabwo ntabwo bwiza kubereye so nandishimye kuba wafunze Cyane ndumva ntuje byuzuye. koko se kubera iki Teke ndi kumwe nawe mba numva ntuje byuzuye. aho dise gusa nyine nanjye ntuje byuzuye ku bwawe you know what I love you more. Hello? Biteze. Mbese amaganza aratagenze. Atatu zigeze. Ibaze no use koko. Twiyeranje. Se ndiyeranje tugiye kuri utaraza ndararyama ahantu hadashashe. Biragenda bite se? Ariko wagakwiye kumenya ko umukozi afite akazi ashinzwe ntabwo ashinzwe kunsasi. Okay. Sa? Merci.
nzabamugana naraza reka reka uriya mugore si ibyo wabimenya yagenze ute aratsibereye mu kazi yaba afite ibintu byinshi arimo simbizi ubwo nyine urategereza mu maganza gusa ndajya no mu cyumba kugira ngo wafite irungu rihagije cyane ndihangane njye ndabimenyereye waza tukaba turi mu cyumba se mu cyumba nta kibazo sawa Hey Fab, Salamu. simama cyane. Kazibi. Fresh. Ahantu heza. Aba ndimo ndatembera muri Skalitse kabisa. Ubu ni hano se? Wapi tunagaranga ariko no ndi muri misi. Tubangumirwa kubona muri quartier uri kumwe n'umwana wa quartier. Peti wanyu barya ira hirya. Burya wo mu kirere. Umwita umuherwe wanyu. Yitwa Ndera Josiane. Josiane. Okay, Joselina. Joselina. Uriya mu kirere. Quartier aradufite. Sure. Ni umukire kabisa arazwi n'abantu benshi. Simbizi nyine twakunyura n'umuntu nyine. Kino munyana we gake nyine mbo. Gusa ntabwo kuri afite amafaranga menshi. Nzi ko afite to. Ese buri ufite urukundo? Man. Sinigise nyine by'imisi subizi se. No urukundo ruzazana nawe ushaka kashi. No, urukundo nyine tu nyine kaba karimo birumvikana ariko nyine hafi no kubana tu. Ariko mwana uriya mwana ni sawa. Afite ipinda ryinshi cyane. Ndabizi afite amafaranga nyine nanjye ndabizi tu nta faranga mucaho ubwo. Ndabona nanoza mu magara ariko ntari kwivugana byo muretse. Oya ntacyo wowe. Fata umwana afite ifaranga ibindi urukundo ruza nyuma. Shase bizo musa nyene kugerageza tu ngo bigeze kure bigeze na kure tugiye hafi no kubana. Sanizere ko ufite amakuru. Amakuru ya Musa. Sinzi niba ruduho ariko nge numva bavuga ko nyine tunga rwa statu. People talk man. Abantu bavuga ibikisi. Even me basanajye bamvuga ariko okay, maybe nabwo ntandi urivuga ibisa ku musozi. Basanga nafite nyine tunzabigerageza ndetse ko musase nakobeshye bana nafite yabarampaye tu. Musa nyine ruto nabona arahembe. Bana bakotoye. Agiye vakabi. Gusa nyine tu ntago turajya kure ntabwo turamagara muganga aturebe kubuzima bwacu bagaze. Nasinye ubwo tubiye agukije bituma nzashaka muganga atupime mbere ko tubaranye turebe agaze. So kuko yaje bakaze azanye n'abaganga benshi zabanyesha kumuganga asinabona nasanga kwa muganga atazambana wenda se nahiye nkaba meze gutya wapi. Nzabagara muganga nzabashaka muganga atunya tupime privately kana nderiza. Nonje nandi kwihuta gusa nyine bonne chance. Mara ntago nifuza ko wahura n'ibibazo byatse. Umusa ntare bitu ntare binyine ko tubizanira se. Umunsi uhurize. Sawa. Akoze ko ntegeza umunsi bakunze amahanga atibiza ro so nishi kuri nje ndakiye kuri umwaka wa gatatu niba atari wa kabiri n'amezi make yabura ahuye muri bitatu turi mu rukundo. So nyine kwisi ndacyo ndesho gukunda cyane binashobotse numva nge no kubona byaratinze. Ntabwo yese Okay, nyine ndabizi, ndabizi twafashe n'ibizamini kuko kugira ngo bacu bahagaze. Ntabwo bamuza ibizamini ibisubizo bimeze bite. Musore yatinze no kuzanira mu bweka y'umunsi. Okay, ntabwo baraza kacyane natashobora kuza ati. Shashe nyine gusa nyine okay. Nyine umufata n'abantu kugira natinze gusa nyine nawe urabizi hari ibyo bitaruzura ibibazo nyine ari nyine ariko harabura iki
nyine utubazo bimwe nawe uzi abasore barangurura nyine bashyira mu ubu n'abatumugore mu rugo nyine hari by'ibanze ndabizi inzira hari kandi abifashijemo naragushimiye atagize ariko nta cyaba n'utundi nyine urabizi nyine uko wowe genda ukore gahunda kandi usirangize y'ubukwe hanyuma ikizabura kijye n'ifaranga nta kibazo ngari sinzi ko nabivuga nyine ubundi banza oya icyangombwa ni uko mukunda sinzi banza uri umumarayika Imana yanzaniye pe okay, thank you. Hi. Sawa. Congratulations. Ibizamini byanyu byagenze neza. Numva rero nabaha ibizamini ubundi ngakomeza business yanjye. Sawa, murakoze. Okay, sawa. Imana umugisha bwo nzarushaka tuvugana ariko tuganire. Sawa. Okay. Sheri. Sawa ngomba rero ibyacu Imana ibirimo. Ya, n'umujye kwicara ibibazo kurusha. ibizamini byagenze neza numva nta bisigaye wowe uragenda ukore kandi yose hanyuma ubukwe bukurikira. Okay. muraho neza ese ashimwe iminsi myinshi urabona wamaze kubura narazikora dutwaye neza tware abantu babuze ababo muganza urabona bizinesi igenda se iragenda ariko muri iyi mvura yo reka nta bakiriya urabona ibi byose biba byabuze ababitwara urumva ndicaye gusa shanda byumva pe none se mu maganza amakuru yo mu rugo harya akazi igeze mu wakagana harya ubwo ndabizira yewe nabaza papa ganza cyangwa Clemence nimba ari mu wa mbere nimba ari mu wa kabiri nanjye ntabwo mbizi kabisa naza kubabaza ibyo mu rugo simba mbizi kabisa bizinesi nizo za mbere ego ko ubwo se ni gute umuntu ujya atamenya umwana wageze yiga ugomba numiwe cyane cyangwa icya mbere ni kashi iyo ufite umukozi umuhemba yawe ibindi byose akabikora jya kumbaza ganza ndaza kubibaza papa ganza na Clemence imirango none ndakuri haba mu myaka haba no mu cyumba muri uru Rwanda nubwo dufite ingingo n'amategeko bitureba abantu ibyo twumva nabi kuzuzanye ntabwo bivuze kwigira indakoreka mu rugo ahubwo bivuze kuzuzanya n'uwo mwashakanye kugira ngo mwubake urugo rurambye naho mwabyaranye azabigiraho umugisha akazi wakareka ariko ukita ku by'urugo umuryango waguha akazi ariko akazi nikaguha umuryango rero ndabikubwiye nk'inararibonye izumva utinze ariko bitekereze maze amagambo mbwiye nkoza hano nanjye ngiye kubitekereza okay sawa nanjye reka ngende buriya ngaho ngenda sigara bitekerezaho neza ndabizi ntubisiga aha ngaha Karame? Sina nubwo uri kunywa. Oh. Ni byiza. Makuru. Nyine naha nari nkubwiye ndi nyine. Ndahabona. Bampaye akaraka nyine k'amasaha. Ndebe ko nanjye nagira icyo mbacyura. Andi makuru se? Ni meza. Ndabona umeze neza kabisa. Turukanye kera rero. None se? Cyane sitaba ariko icyangenzaga. Nanje kukubwira nyine ushaka undi. Nanje kukubwira ngo ushaka undi. Ngo gute? Ushake undi musheri ntago nyiri ku rwego rwa. Wewe wiri guhinga usaba ibiraka. Nano kundana nawe bi. Okay. None se kankubaze. Impamvu nuko ndi gukora kano kazi gaciriritse. Impamvu nuko nabafaranga ugira. Reka nta nubwo tuberanye. Simana yanjye. Buriya umaze kumva kuri ku rwego rwo hejuru. Wabimenye. Buri ushaka gusanga wenda afite icyo wikanze. Ni ya maboga ari se sigaye mbona hano muri quartier uri muri ikanga. Ibyo maboga ari bireke. Ariko reka ngusabe ikintu kimwe. Banza wibuke intangiriro yanjye inawe. Sibyo? Ibya kera sinshaka kubyibuka. So please. Banza wibuke. Aba baboga ari bose uri kwishinga ejo n'ejo bundi. Sa nta kibazo. Nimba ari byo wahisemo.
Erega jya umenya ko ufite ifaranga. urakoze cyane. Okay, sawa. Gumana amafaranga yawe. Sawa. Sheri. Sheri. Karame. Ntuzanye hano kuba impamvu ebyiri. Okay, gusa nyine nk'uko twahuriye ahantu heza njye duhura bwa mbere. Urabyibuka ko bwa mbere? Yego. Ya, nyako nyine mbizi kuzana aha ngaha. Si ubu ngubu ntaho tugiye gutandukana n'ubu. Ufite. Sheri nakubeshye. Nakubeshye. Nakwambeshye iki? Nakubeshye ari umukobwa bakamubona. Akosa no kumva afite byinshi bisanzwe tuvugana bisanzwe nta birenze rero. Ariko ni kuba ngombwa ko tugirana kure kujya mu rukundo nawe nishiduka tukajya mu rukundo nawe. Narabigurishe kuko nabonaga ko ntaho bizagera ariko wenyine kuko ni n'umuntu mukuru kuri wowe urabona ko ari umunyeshuri nyine tuzite nk'abanyeshuri nyine yasubira nk'abanyeshuri we ni mukuru nyine yese ashimwe nyine vuba vuba mu ngingo nyine akiba nakoze nyine amafaranga banamuciye amafaranga amuciye amafaranga ariko urebye nyine afite imbaraga runaka ntazi ko ziteye ku buryo kugeza ubu ngubu mwemereye ko tugomba kubana nawe. Twabanye neza urashimira ibyo wankoreye byiza n'ibyo wankoreye mbere kubabariye ariko amusore twakundanije urabona ko ndi umwana urabizi tumaranye imyaka igera muri 3 pe ariko sinshaka ko uzasigara umvuma uvuga yantakarije umwanya uzabona invitation yo gukopera nkaraye kubwira no kukubwira basi ushaka no wirira ihangane ihangane zawe n'igihangane ihangane byo zanko bamuganiriza ariko nta kundi cyenda bari mbabarira ndakwinjiza mbabarira turahana nakuri hano hantu mbabarira ihangane Seri ndi umunyamahirwe kuba mfite umugabo mwiza nkawe. Manya makotisi ndanya ko mfite umugore mwiza nkawe. Ndetse byatari. Sinandindiriye amasaha nangagiye nk'icyo nyine nangirindiriye. Sure. Byatari. I love you. I love you more. Clement, ya myenda ya papa Ganza ejo wafuze iteye ipasi. Ariko si we mbaza muko. Ese ni gute umbaza imyenda y'umugabo wawe afite ipasi mu gihe utanamusasiye? Ibyo mbwiye urabizi cyangwa sinumva neza? Sinumvishe neza icyo ushatse kuvuga. Kutangiye kuruka uratwite. Urabura kunyubahira inshingano zanjye mu zawe warayuze ukaza umbaza ubusa. Ese ubundi kubiza hano habamo abagabo bangahe? Nuko mukobwa nongera ngo usubirishe uratwite? Nakubajije ngo hano habamo abagabo bangahe? Shishwa ahangaha nk'abagore babiri mu rugo. Fata utwawe. Fata utwawe. Hello? Umva papa Ganza? Uzi ko mu maganza yamenye ko nwite? Ubiki? Umva nyine nawe urabyumva esa nyirukanye. Ni gute yabikora atabanje nkambaze?
sawa uretse ndaje mbikurikira ndaje mwibariza ibintu byakora ibintu by'ibyo bitandukanye. Sawa rero. Urakaza neza mugabo mwiza. Kora kese kandi wabaye iki? Iyo ubimbwira aba ariko iki? Ibiki se kandi? Iyo ubimbwira. Iyo mbikubwira ibiki se? Come on. Ntabyo se. Ibiki se? Iyo ubimbwira ko biki ko? Ariko nibyo nakubwira ko urimo utabimbwira neza. Mbwira ko ufite ubwandu. Njyewe? None ndavuga n'undi utari wowe. Reka nawe urebye icyaha kiraguhama pe. Njyewe? Cyangwa ubwo ariko mu bandi bose ntazi. No. Uri hanze aha ngaha ngo Narekuye mu bandi nawe ntabwo mbikubwira pe. Ntabwo mbikubwira. Ariko nawe ntukansitse. Nabonye ufite ushaka amafaranga cyane. Inzu nziza se ntuyirimo? Aho ushaka se ntuhabona? Nabonye utankunda. Mbona hari abakobwa benshi bakwirukaho kandi bagukurikiranyije ubwiza, ubwoga n'ibindi nk'ibyo abakobwa bose baba bakeneye. Mpitamo kugushikisha ifaranga kandi amafaranga yashakaga warayabonye. Ntacyo ubuze rero. Ikindi kandi no kuba warabuze ubuzima ntabwo amafaranga wabuze, amafaranga arahari, konti iruzuye, ntabyo ufite. Ariko uyu munsi mwabonye gutera njye ntacyo nabonye. Uyu munsi? Uyu munsi hari neza njye nabonye ubuvuye. Nashoboye pe. Ariko zo apfa kubwire. Cyo mukoze yotugorane mu mutaragone. Je chiyaza. Chiyaza rero kugira intaburo. Ereka buka. Ntacyo nabonye rwose. Bose wari neza to. Okay. Bade mwere. Kagira ngo. Uko kuvuga no gutaruka. Mbona se uyu Utarukiye yesura. Kororo, ubijyo bare woje kubishizoka. Kabyorere gwereta. Mwese ibyo wanze mu rugo byabaye mama. Ashyira ngo byageze bitese. Mugore wakuciye ku ishupuzi. Ariko noneho ndi kubona bigeze ahantu hakomeye cyane. Biki? Amaganza aranzananiye. byakomeye se noneho. Reka gukora ibyo nshoboye byose ngo mbonere akazi. Ariko reka ubwire yewe. Umugore wakurarira gute? Yewe bigeze igihe yanesheje umutwe. Yigaho. Taha ijoro. Atanze ijoro. Saa sita. Ibibazo by'abarokore. Reka kubwire rero kugira inama. Ikirenze rero gikomeye cyane. Ngira ngo babwire kugira ngo nawe mumufashe. Nimubona umukozi wo mu rugo twari tumaze iminsi dufite. Ndamureba. Ko kari keza se wakariyeho. Yari amaze iminsi ariwe wagiye neza. Ndabizi nawe ubwo abamotari si muri abantu. Wasanga waramugize. Ubwo arakuvurira. Narateshukanye. Turaryama. Arakwishe. Ubwo arakwishe rero. Uretse se. None ngo nyirashyano uwo nguwo namenye ko namuteye inda. Abaye nawe. Nuko wabigize ariko reka kugira inama. Umugore yazakwica. Babahaye ijambo ubukubu asigaye uvuga ikintu agahita agutera ibuye. Jewe ijambo nakugira utanu umuhini. Avuga inyana y'ingota. Ubwo urabona njyewe ngenda cyane n'umusore. Noneho kugira ngo uzagende mu rugo usange murashwanye dore noneho ubu ngubu umujinya ntago bakirana Kwari ni ngombwa. Reka ubwenge ushatse aho waza tukibanire. Uze twibanire noneho ahubwo nibinaremba uzakore divorce da. Ndavuga ati kiyo kugira umuvura bitazace kwizo zaureka narabutaye. Wenda reka mvuge ko nanjye ntabaye umugabo mwiza. Iyo rero reka cupa babibaye. Reka ariko bigeze igihe numva mu maganza ntesheje umutwe nakimwiyumvamo habona gato. Aragobo reka ubwere gusa sinzi. Uza twera agacupa reko muri mvuzo n'amahubwo. Babahaye ijambo yaza ariko reka kubwira. Zuba ngumi ngo yonyine. Kubera ntagazogera kuzamura itera. Jasimbize. Ukubita umuzerukane. Kubita ahubwo kubita. Ataramufunga ahubwo. Uri umugore akuyobora ati urubuga. Tena hana kunywa agacupa kamwe. Yaza
wazana ibibazo kamuho